ikintu yashakaga rero, impamvu ashaka ko turyamana, naje kumenya ko yagira ngo turyamane, noneho imyuka mibi yakoranaga nayo yihorere, nyine ase nk'untangamo igitambo, noneho kugira ngo nyine roho yanjye bayitware. Kubera iki? Kubera ko nyine yarambwiraga ngo sinzabivuge, ngo uzangira umuntu bibwira, ngo niwacu sinzabibabwire, ko hari ibintu dukorana nyine bijyanye n'ibyo bibi. Ariko kubera ko yari yambwiye ko arangije umushahara, numva nyine nta kuntu waba uri umukozi mu rugo bagwembaga 20 bagushyire kuri 40, uhita wumva nyine amafaranga menshi, uzagenda kuguramo amahene, ukaguramo intama, ukaguramo n'andi matungo, cyangwa ukaba wanayabika akaba menshi ukaba wagura inka. Numva nyine ni menshi. Numva nyine abantu nkatwe iyo dushukisha amafaranga, ari umukozi mu rugo akaba amafaranga menshi, tayari tuyemera. Ndabyemera. Wemera ko mugomba kuryamana? Yego. Kubera iki nyine ari wowe yashakaga ubugingo bwawe? Nyine urumva nari nakubise iyo pose ye, kandi nta makosa yari yarabimbuje na mbere. Ikindi ninje no mu cya cyumba, ninjiye muri cya cyumba rero ninjiyemo, amashitani cyangwa se amademoni yakoreraga yaje kubimenya, noneho amusaba ko twaryamana, amusaba ko twaryamana, ariko nkazaceceka. Turagusubije cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, na wa mwanya twakiraho umutumirwa wacu. Mbere y'uko dukomeza, tumuhe ijambo atwibwire. Amazina yanjye nitwa Boy wacu. Boy wacu, turakwakiriye. Yego, murakoze. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kugira ngo kandi subscribe, share, comment, tujye tubana ku biganiro byacu bya buri munsi. Boy, Karame. Makuru ni meza. Boy wacu ni muntu ki? Ndi umuntu usanzwe, ndi umunyarwanda. Yego. Umunyarwanda? Okay. Ubundi iyo uvuga ikinyarwanda duhita twumva nyine n'ubundi kuro wacu. Ahubwo mu buzima busanzwe Boy akora iki? Nkora akazi gasanzwe, akazi kose mbonye ndagakora. Ubaye ukeneye nk'umuntu ushaka gufasha no mu rugo, naza nkagufasha. Akazi kose bari akazi, buri akazi kose kinjiza amafaranga, nta mpamvu yo gusuzugura. Akazi kose kinjiza amafaranga uragakora, ariko gukura amaboko mu mufuka nibyo byiza kuruta kuyashyiramo. Ndi kumva rero ndi umunyarwanda usanzwe, amazina yanjye nitwa Boy wacu. Akazi kose nyine ngomba gukora, aho kwiba katarimo, ariko n'ibindi byose biboneka, amafaranga aboneka biciye mu nzira itari nziza, ntago nabikora byo. Boy, reka dukwita tubangura rero. Wigeze kutuvugisha uratubwira ati hari ubuhamya cyangwa se inkuru ushaka guha abanyarwanda cyangwa abadukurikirana buri munsi ku munsi. Yego, ni inkuru yambayeho. Inkuru yambayeho, urumva naje i Kigali 2023. Nje kureba iki? Akazi. Nyine bajyaga bambwira ngo i Kigali haba amafaranga, ngo ujye kuhakorera, nyine ngo ubona amafaranga. Ariko nyine ko nabyiye, ko naje mbitekereza, ntabwo ariko nabibonye. Wabibonye ute? Ukuntu numva naraje mpura n'umumeri, nyine arambwira ngo, ndamubwira ngo nshaka akazi, arambwira ngo ushaka akazi, nabwo ati niyo kaba ari ako mu rugo, nyine nkaya nibera mu rugo iwawe nkakorera ibintu kimwe, kandi ndi kumva nyine byagenda neza, ntazigera nkubera umuntu mubi. Arambwira ati okay, nta kibazo, nanjye nari mukeneye, tugenda aranjyana ngeza mu rugo, arahanyereka, maze kuhanyereka arambwira ati nzajya nkuhemba amafaranga 20,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Numva nyine ntutse mu cyaro nshaka akazi, ndavuga ati okay, kambe mpari, mbonye n'akandi nyuma wenda kananiye nkabona kandi nagakora, ariko nkabanza nkabacakisha nyine aho ngaho, ndeba ko amafaranga kuko nayabona nkuko naje nabyiyemeje. Turabana, umugabo we nyine yakundaga gukora mu ntara, ntanijye yajyaga hanze. Numva twara bya bikamyo bijya za Tanzania na za Uganda, umugabo we
umugore we nawe rero yakoraga muri banki. umugore yakoraga muri banki. yakoraga muri banki, ariko uko tugenda tumarana igihe tugenda tumenyana, nza kumenya ko ashobora kuba agikuzimu. uza kumenya ko ashobora kuba agikuzimu ushingiye ku ki? se ni ibihe bimenyetso byakweretse? umva ikintu cyabimbwiye ko ashobora kuba agikuzimu, hari icyumba yari yarambujije kujyamo, n'abana be bakaba batakijyamo. n'icyo cyumba yajyagamo wenyine, yaza nk'akaza, yamara kugera mu rugo akarya, yamara kurya agafata nk'isaha cyangwa isaha ebyiri akajya muri icyo cyumba nyine, akaba akirimo agakinga. n'amasuku nta n'umuntu ajyaga kuyakoramo, niwe yikoragamo. kandi numva nabaga ndi mu rugo, narahirwaga, imfunguzo zabaga zifite, kandi mu cyumba cye yararagamo. hari igihe aho najyaga gukora aya masuku, nkongera nkagaruka nkakora no muri salo, nkanateka nyine ibintu biri aho by'umukozi nyine wo mu rugo ashinzwe gukora. noneho nza kubaza nk'umuntu w'umuturanyi, ntazi ariko ko mpabuje hari icyumba atajya atuma ninjiramo kandi ibintu byose mbijyamo, ubwo ni ukubera iki, kiberamo iki? arambwira ngo ashobora kuba agikuzimu. nyine abantu bagira icyumba batemera ko nta wundi muntu ukijyamo, bajya ikuzimu. ndavuga se nkabura abagikuzimu kandi akora muri banki? ariko nyine bakajya bambwira ngo afite amazu, ngo hano za Kigali ngo yagiye yubaka amazu menshi cyane, anakodeshwa, ngo afite n'amaparitema. noneho ari ukuntu yigeze kuza yananiwe bya hatari, araza ashyira mashini ye mu cyumba cyiwe, aragaruka aza ku meza ararya, amaze kurya afungura cya cyumba yinjiramo, arongera arasohoka, asiga atagikinze, ahita asubira mu cya cyumba cye araramo we n'umugabo we iyo yaje. nagiye niciye muri salo nyine bisanzwe kwa wundi wasoje imirimo, wicaye muri salo, mbona cya cyumba kirafunguye, kandi ni ubwa mbere nari mbibonye icyumba gifunguye. agatima kaba gatewe n'aho cya cyumba cyangwa urujya gifunze, none nkaba yagifunguye, bura no kubera iki? kanjye kureba naramucuze nyine, yagiye mu cyumba, urumva yarananiwe, yaragiye ari ku buriri bwawe yicaye, wasanga yari no ku rubuga ho gatoya, cyangwa ari nka raporo ari gutanga. mba ndagiye ndamucunze neza, ndagenda ninjira muri cya cyumba. uzi ibintu nasanzemo? nabonye ibintu bidasanzwe. winjiye mu cyumba kimwe gihora gikinze, ninjiyemo mbona ibintu bidasanzwe. naragiye mbonamo uruhu rw'ingwe, mbonamo amahembe, mbonamo ibicuma bitobaguye, mbona ibibindi bisa nk'irimo imiheha myinshi, mbona ibikombe by'amaraso biteretse aho ngaho ku meza. muri icyo cyumba mbonamo amashusho y'amavampaya. ubwo buranyica, ndatitira, ndatutubikana, ndasohoka, ndagenda ndicara. noneho agatima kateyeho aba arasohotse, yibuka ko yari asa atakinze, kumbi ngewe navuyeyo nyine, ariko yumvisha urugi rukoma, arabikeka ko nshobora kuba ninjiyemo. araza ahita aza arambaza ngo boy, waba winjiye muri kiriya cyumba? ati wapi, n'ubwoba bwinshi cyane kuko amaraso utameze neza. ubwo ati wasanga ngiye kurwara. barahita agenda yinjira mu cyumba arakinga. amaze gukinga, sinzi nyine ibyo yaragiye kurebamo, nanone wasanga yarabiketse ko nshaka kuba ninjiyemo. urumva nyine mfite ubwoba, ndi gutitira, ibintu nari mbonye bwa mbere. urumva nyine umuntu utaramenyera i Kigali hari ibintu byinshi abona, bikaba nyine bikamuhamura atigeze anabona mu buzima bwe, biramuhamura, numva ubwabo buranyishe. ndetse ikintu cyatumaga ugira amatsiko yo kuba wagera mu cyumba cyangwa yo gukeka ko ashobora kuba ajya ikuzimu utarabaza abantu, ni ibihe bimenyetso wamubonanaga bidasanzwe ukavuga ati uyu muntu ashobora kuba hari indi myigeze? ikintu cyatumye mbikeka, hari ipusi yahabaga mu rugo aho ngaho, akajya ambwira ngo ujye kuyigura amata ashyushye, ngo ntabwo iyo pusi ijya inywa amata akonje. nkaho nkanagiye kuri dayari hamwe nyine ku cyuma umuntu agura amata, nkajya mu ntuza muri kantine, nkagenda nkagura amata atetse, y'inshyushyu atetse itarimo isukari, nkayizanira. noneho ajya kugura nk'inyama akayigurira amafi. ati no pusi, kuki bayigura amafi bakayigurira n'amata atetse, ntibayigura akonje ngo atetse ngo amata adatetse ngayitera inkorora. nose ukuntu nigeze kwarura ibiryo, nari ngiye kurya iko twatetse nyine, bantumye inyama nazizanye, ndateka ibiryo bimeze neza nyine biryoshye, ndarura kira ku isahani ngiye kurya nyine, mba nteretse ahantu ku kameza.
ngende njye kuzana igihiko ndishe. Ngiye kubona mbona ya pusi iraje ikozemo ikora muri bya biryo byanjye ifata inyama. Nari nitekeye nyine nari ndi kurya navuga ati mba ndaje nsanga irimo irayikorora kandi n'upusi ubundi bambujije gukubita nkaba nari murashaka kundira inyama kandi bayigurira amafi yo. Naragiye nyine iri gufata ya nyama nyikubita umugeri nikubise umugeri mu matama iragenda yibarangura nk'igiriye. Data ngiye kubona mbona umwana we arariza ari kunenza neza neza ashatse kubura umwuka. Umuto yari afite nk'imyaka 9. Umwana ari kunenga arasakuza iyo pusi nyine uko yizengurutse nyine yikaraga hasi umwana we akavuza induru. Gayiwe ngo ndapfuye we nubwo aburane navuga ati ibintu ndi kubonera i Kigali ntago byoroshye. Mama waza kuza asanga umwana we nyine ntago ameze neza. Nuko arangije abwira mama we ngo namukubise. Numva abwira mama we ngo namukubise kandi wakubise kandi nakubise ipusi. Arambaza ngo umwana wanjye umuhoye iki. Ati mwana ntago namukozeho. Ati ntago namukubise. Ati mama ati uzi ikintu cyambabaje. Ati yakubise iriya pusi. Ati yakubise iriya pusi yari igiye no gupfa. Sikuni yambwiye. Yarambwiye ngo muhaye last warning. Nuramuka wongeye gukora bino bintu nzahita nkwirukana. Yambwiye ati mbabara ndakwinginze iriya pusi impamvu nayikubise yari igiye kundira ibiryo. Urumva nyine nicyo kintu cyatumye nkeka ko ashaka kwagikuzimu kuko nakubise pusi. Numva umwana wararira none mbikuza nuko afite icyumba atajya afungura. None abaturanye nari nabajije umuntu umwe nyine nizeye umumeri ndamubaza ati kuki mabuja icyumba ntayaninjiramo ntari naguriramo kandi ibindi byose mbyinjiramo. Ngo nyine ibyo bintu ngaho niho nabihereye mvuga ngo agikuzimu kandi kuko ninjiye mu cyumba mbona ibintu bidasanzwe ntari isanzwe nzi. Nje kubazana none barambwira ngo nje kubaza umumeri nari nabajije. Uwo mumeri ndamwibuka amwitaga Gatarina. Ndamwibuka niwe abinsobanuriye. Arambwira ati ubwo nyine ajyayo atajyayo tibindi bamwe bya mbere. Aturumva ibintu yaba yarabikuye hehe ko abandi bakora kandi ari n'umugore umugabo we ntaje kunda kuza. Nese umugabo we yohereza amafaranga yo gukora ibyo byose kandi abana bakeneye kujya ku ishuri ni akeneye no gushyira esanse mu modoka n'amakonsomasiyo ibintu byo mu rugo urabizi ukuntu biba bimeze. Urumva amafaranga bayabona kubakisha inzu umujyi wa Kigali ko ari nka hose ari uwabo. Nyine ntangira kubimenya gutyo. Nyuma yo kumara kuvumbura ko ashobora kujya kuba gikuzimu ukanabona n'ibyo byose muri icyo cyumba wari winjiyemo, byakurikiyeho nyuma y'ibyo byose ni ibi? Ikintu cyakurikiyeho yarambwiye ati wowe kandi ndagukeka. Ati gute se mabuja? Arambwira ngo ndi gukeka neza ko ushobora kuba winjiye mu kiriya cyumba. Ati ntago ninjiyemo n'ukuri kw'Imana. Ndamubwira ati ntago ninjiyemo. Noneho arambwira ati kugira ngo ubabarire nuko uraza tukajya mu cyumba cyanjye tukaryama. Numva umugabo yari amaze igihe kinini ataza. Ati nibwo ndakubabarira ibyo byose nkabigukuraho nyine nkamenya ko nta kibazo kindi ufite. Ati kandi ntihazagira umuntu umwe byumvana. Ikintu yashakaga rero impamvu ashaka ko turyamana naje kumenya ko yagira ngo turyamane noneho imyuka mibi yakoranaga nayo yihorere nyine ase nk'untangamo igitambo noneho kugira ngo nyine roho yanjye bayitware. Kubera iki? Kubera ko nyine yarambwiraga ngo sinzabivuge ngo uzangire umuntu bibwira ngo niwacu sinzabibabwire ko hari ibintu dukorana nyine bijyanye n'ibyo bibi. Ariko kubera ko yari yambwiye ko arangije umushahara numva nyine nta kuntu waba uri umukozi mu rugo bagwembaga 20 bagushiye kuri 40 uhita wumva nyine amafaranga menshi uzogera kuguramo amahene ukaguramo intama ukaguramo n'andi matungo cyangwa ukabana yabika akaba menshi ko wagura inka. Numva nyine ni menshi. Urumva nyine abantu nkatwe iyo dushukisha amafaranga ari umukozi mu rugo amafaranga menshi tayari tuyemera. Ndabyemera. Wemera ko mugomba kuryamana? Yego. Kubera iki nyine ari wowe yashakaga ubugingo bwawe? Nyine urumva nari nakubise iyo pose ye kandi nta makosa yarabimbuje na mbere. Ikindi ninje no mu cya cyumba. Ninje muri cya cyumba rero ninjiyemo
amashitani cyangwa se amadayimoni yakoreraga yaje kubimenya, noneho amusaba ko twaryamana, amusaba ko twaryamana ariko nkazaceceka singire umuntu mbibwira, bikagenda gutyo n'umugabo we akaba atazabimenya, hamwe bazangira umushahara. Yego ni kuri cyo nyine yabikoze. Ubwo ayo madayimoni yashakaga gutwara ubugingo bwawe, ashaka kwihorera, gutwara roho yanjye, yashaka gutwara roho yanjye, ashaka kwihorera, kuko nyine nakubise ipusi ye kandi yari yarabimbujije. Numva ipusi ni njye wayigaburiraga, najyaga kuyigurira inyama, nkayigura inyama z'amafi, nyine nkagura amafi amwe atagira amahwa, nkayiyaha, nkajya kuyizanira amata ashyushye muri kantine. Ibaze nawe, kandi aya mata akambwira ngo sinsomeho. Mbaza ngo naguraga amata angana gute, litiro buri mu gitondo, kandi yaza guhora naho mu gitondo yaza guhora kugira ngo ayashyushye. Inyama narazitogosaga ikaza kuzirya zihiye. Ubwo akimara kugusaba ko muryamana wabyitwayemo ute? Umva nyine byabanje kuntera ubwoba, ndatitira, ndavuga ati se koko ibintu ngiye kwishuramo nta nubwo noneho ni n'ubwa mbere nangiye kubikinisha, ntabyo nari nzi. Ndabimubwira mbwa ati mbabara ntabyo nzi. Ati bicyo utazi, ati ndabikwereka. Ndamubwira ati wambabariye koko ukandeka isinge usubye. Ati ntabwo ushaka nkubabarira, ati cyangwa wirukane birangire. Kubera ubwoba nyine mba ndabyemeye, ariko na n'ubu byarambabaje. Nicyo kintu numva cyarambabaje cyane. Ubwo byemeye ubugingo bwawe nyine bwari bugiye mu kaga. Bwagiye mu kaga, maze kujya mu kaga haje gushira imyaka nk'itatu, ndakarambirwa. Kakazi ndakarambirwa, numva nshaka kugenda, ariko abantu bakajya nyine nyine nari umuntu uhagaraga nkiyumvira nk'intamirwaye umutwe, nkiyumvira bampamagara nkashiduka nkikanga nk'umuntu utari uhari. Numva nyine nari naramaze kuba zezenge, nza kwigendera, njya mu rugo, barambaza ngo bimeze bite, nkabasubiza ntinze nyine bitewe no kuba ntameze neza. Kuko uno byaje kugenda mu rugo nyine, kubera bari abantu b'abakristo barasengaga n'abarokore, baje kunjyana mu rusengero, bakajya bansengera, bakanyitaho, bakanjyana buri gihe, bakanjyana mu materaniro, nyine bagahatumiza abanyamasengesho. Buriya Imana irakora, Imana irakora. N'umuntu uvuga ngo Imana ntabwo ibaho. Ubwo niho wamenyeye ibyo byose ko bugingo baje nyine barabihanuraga, bakavuga ngo umwana wawe bamutanzemo ibitambo kwa shitani. Ati shitani yatwa bugingo bwe, ariko Imana irabumusubije. Nyine icyo kintu nshimira Imana. Abantu bavuga ko Imana itabaho, Imana ibaho. Imana kandi ikora ibitangaza ku buryo bwose. Ntabwo Imana ushobora kuyibona amaso ku maso, ariko uburyo bica mu bantu, uburyo nyine ubundi Imana ikora biciye mu bantu, niko nayibonye. Ariko nyine urumva amahirwe nagize, nicyo kintu cya mbere nshimiye Imana, nkavuga ati Imana yarakoze. Ubu nanjye mba ndi mu bapfuye, kuko nese ko wamvugishaga nkagusubiza ntinze cyangwa gusubirishamo, none naba nicaye nk'ahantu ukabona nifashe ndi kwiyumvira, ntabwo ndi kubasha kuvuga, kumva ndi kwiyumvira meze nk'inamirwaye umutwe, wantuma nk'ikintu nkagaruka nakibagiwe, nkongera nkagigusubirishamo, nkagusubirishamo nk'inshuro nk'eshatu wantumye nk'ikintu. Numva nyine nawe kugira ngo bigende gutyo, yamaze kuba gutyo, aranyirukana kuko yabonaga nta kindi kintu nyamufasha, yabaye ikimara. N'ubundi ibyo washakaga yarabibonye. Ibyo ashaka yarabibonye, yari yaramaze kuntanga nyine ku bakurambere biwe. Umugabo we kandi nawe yari ataraza, nubwo yazaga yamaraga nk'iminsi 2 akongera agahita agenda. Nyine urumva yahoraga isafari. Abana be rero nabo ntabwo babaga bari mu rugo, bari baragiye ku ishuri. Numva n'igihe wirwaga mu rugo njyenyine. Numva nyine yantuma nk'ikintu nko hanze, wenda mugenda ugiye kubumbikiza n'amafaranga kuri telefone, hari umuntu ugiye kwishyura amafaranga. Nkagenda nagera kuri gate, nkongera nkagaruka, ati mawujajya warombwiye ngo iki, ati singwe mugenda ubikiza amafaranga, yankanga no ngahita nshiduka, nkamera nk'umuntu rusinziriye. Amaze kubona rero ko nabaye ikimara, bwese ambwira ati itahe, ndabona nta kintu kimaze. Ati riko uzagira ikintu uvuga nzakwica. Yaragiye nyine ubwo buranyica, bakajya bambaza ngo wabaye iki, nkavuga ati ntacyo. Hatumeze neza, nkavuga ati meze neza. Ariko mu rugo nabo bantuma nko kumugezi, nkagera ku mugezi nkagaruka n'amazi nzanye. Kandi wari wagutumye ku mugezi? Yantumye ku mugezi, najyanye injerekani, nagera ku mugezi nkiyumvira, nkumva gahunda injemo no gutaha n'amazi njyanye, nkasubira mu rugo. Ngo twagutumye amazi, mwantumye amazi ese ryari? Ati siyo boni ni icyo ufite. Navuga ati umugezi nawubuze.
reka unyemerere tugane ku musozo. Ubuhamya bwawe ni burebure, tuzagutumira n'ubutaha wongere utuganirize, kandi dushimiye ababanye natwe kugeza ku musozo w'ikiganiro. Nawe baboyi turagushimiye, wakoze cyane. Bakomeze bagire ibihe byiza.